Nitwa Norbert Regero, abenshi banzi nka Digidigi. Iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinnye. Ariko ibanga ni rimwe, iryo banga nta rindi ni zacutv.com. Ese wari uzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze? Nta kindi usabwa, ni ukwiyandikisha kuri www.zacutv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloading application ya Zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abantu. Zacu TV. Ngamureke mbumujura ntacyo ikomereza inama cyane ikomeye. Umujura nyine. Ese ubwirishya no riba rije hano gukora iki? Reka ze musatura urwo rutwe n'undi ni wowe wizanye. Rwose imbere y'Imana aka kanya nta mpamvu nimwe mfite ifatika nakubwira yatuma unyizera. Ntayo pe. Rwose ngereka kunyizera ariko wizere business. Nyijyanye ndebe ko mbona aho bayigura. None nanjye ngende njye kugura kaburusheti kuko inzara yari umuduri. Ese wigeze ubona njye n'ibyo bigori byanyu cyangwa ibyo bivuze? Kuki mwanze guteka se? Rwose sebo hano ntago hari umuceri. Ntago hari intoryi. Ntago hari ibishyimbo. Nyine mama Ubwo se uje hano no kuntwarira tante? Uje gutwara tante ko mbona uje wibebeza uri kumuhamagara meme. ariko se wacururutse uyu mwana akadusobanurira ukuntu byagenze koko. Navumvure nyine navumvura ave hano agenda asanga urugabo rwe. Ngaho komeza muko. Urabona nyine Karima yagize ikibazo nabonganiziwe muri business amabuye y'agaciro. Ibyo rero byatumye ahomba cyane kandi Mutoni yifuzaga ko bakora ubukwe akamuzana mu buryo bwemewe. Yego. Rero Karimu urumva yari yamaze guhomba kandi yifuza gukora ubukwe bw'igitangaza ku buryo aba muri Gatoto ni Kigali abantu bazahora bibuka ubwo bukwe. Ibyo birumvikana ariko nanone nta bushobozi aragifite bwo gukora ubwo bukwe. Rero nibwo yanyegera arambwira urabona nkunda Mutoni nifuza ko agaruka mu rugo wamfasha rero tugakora ibishoboka akagaruka. Hanyuma sereka nkubaze. Ibyo byo gukora ubukwe wowe nawe byaje kuza bite? Nyine w'igitekerezo yari afite nuko nge nawe twaye kumera nkaho dukundana hanyuma tugakora invitation tukazoherereza Mutoni kagira ngo nyine ngiye kumutwarira umugabo akagaruka mu rugo vuba na bwangu. Ubwo ibyo byose mwarabipanze kugira ngo Mutoni agarukire Karimu badakoze ubukwe kuko atarafite amafaranga yo gukora ubukwe kubera kennye. Yego. Hanyuma se niba yari afite ikibazo cyo mu kazi da kubera icyo yagiye kukwicaza akajya kugusobanurira ikibazo yagize mu kazi ke ntanyegere ngiye nk'umugore we gansobanurire. Umugore ariko nawe urabizi neza ko utari umugore. Wabyumvishe ndakwasa ngewe ndakubena urwo rutwe wimufata mukure ibyo biboko byawe kandi wanjye. Ndeka yewe. Aka kabari nagaherwagamo kera pe. Koko se? Cyakora ndabona karahindutse cyane. Hako ubonase. Uze hahindutse iki? Wenda kuzi tarangu rya kabe ntago umenya ko kahindutse. Ndakuyobewe se? Reka banze mane no kano kayinda jibanzanire byari ubundi menye byari byo. Kuse abaseriveri ba hano. Basere. Bari kure ntago. Bari kure cyane kwa mugani. Mwiriwe. Neza. Se ko mwatwikije inzara byagenze bite? Ntago babakiriye cyo kurya se? Ntago batwakiriye. Mutwihangane rwose sabye imbabazi pe. Ariko turaje tubakire neza. Ahubwo ngiye hari commande narinjyanye reka mbire umuseriveri abakire. Mubwire gere vuba rwose. Reka mubwire. Nihuta nyarutse. Yego muri yicariye muratimaje rwose. Namwe se murabakire babakirera? Mbaruri. Bari abakiriya babuze ibyo kurya. Mwicanga wagiye mu kureba televiziyo. Buriya n'umupira murimo kureba. Genda wakire vuba. Wabwiye Liliane kare umenyere kwakira abagabo. Ngaho rero urimo no kumvuguruza none ibyo mvuze wagira ngo mbivuze wagira ngo birancitse. Ndavuze ngo genda ujye kwakira bari uyu nguyu ntawe mvuze niwe nshaka. Nawe kandi ukwicara imbere y'abakiriya nkuko nguko ntacyo ukora ntago bisa neza. Wajya inyuma hari aho kugira ngo wicare ngo wajya ubaca imbere byo bakara nizo ntege zawe tukinjiza. Ubu uzicariye.
kandi mumbwire niba mutabishaka agiye mbibwire Kantengwa. Mu maraso yanjye ngiye kuva ndi umwana sinkunda abanebwe. gusa kiriya kigabo cy'umudigi cyakurusera. Ikigabo cy'umudigi? Amaye. Reka neza ko ari umubosi wahanga. Bibaho se? Murafite indagana gutya se n'umuseriveri? Ntabwo byashoboka rwose. Mwiriwe. Iko chef. Ko watinze. muratwihanganira. Ako ntabwo usa nk'umuseriveri. Twese twageze gukora hano. Nzi ko ari boss. Oya buriya nuko ndi mushya. Urasa nk'umusirimu rwose. Ntabwo twajya gukora hanga. Ariko uriya umukobwa ndamwibuka ko arangana akadogo. Ndamwibuka. Ariko mugashaka kuba umuteka mutwe. Wabibonye? Niba tumufite indingana gutya vango n'umuseriveri ntabwo byashoboka. Hinde meze nk'iy'abasimu ntabwo byashoboka rwose. Inda ni inkoko nabyehera. Birumvikana ntabwo byabura rwose. Wasanga ari urwarwaye gusa n'ubireba. Mbarata boss. Genda tuzanire brushette 6 shiraho n'ibirayi 10. Ibyo byose se murabimara cyangwa murapfunyika mujyane no mu rugo? Amaye. Takarore. Nukuri mushya cyangwa. Genda usane byisana. Ntabwo byishyura. Kugira ngo uri ubirgera. Hanyuma se ko papa yagiye ahantu yimukiye agasanga ari mu nzu nini nziza cyane, iyo nzu yari yayikuye. Ariko nanjye ndabyibazaho. Yakuye hehe amafaranga yo kugura inzu nshyashya kandi bavuga ko yarakennye. Erega iyo nzu ntabwo yayiguze, yarasanzwe ifite hari abanyamahanga bayibamo. Rero basubiye iwabo kuko bonaga Mutoni yegereje kubyara nyine yavuga yaba ari hajya kuba kugira abana bazakura ahantu hanini hisanzuye. Ariko rero muto ngiye nkurikije uko mbyumva ndabona uyu mwana nta mpamvu yo kumurakarira. Nta kibazo ariko ntiyaraje se kumbwira uko byagenze nabyumvise nahaguruka agenda. Ariko se kandi kabazo k'amatsiko. Kubera iki wemeye gufasha Karimu muri uwo mupango kugeza ubwo musorana invitation kuko zikajya hanze? Rero mama buriya Karimu mukoreye igihe kinini pe kandi anamwubaha. Ikindi kandi yanampaye amafaranga kandi yanyakeneye cyane. Uyu mukobwa rero nyamara n'inzira karengana. Icyari kikuzanye hano so kumbwira uko byagenze nabyumvise nahaguruka agende rero. Ntagende rwose si byarangiye se. Ako se muto wagiye ugira umutima kubabarira mwana. Nambabarira vi hano bari kumumurira nabi. Tawe nta kibazo n'ubundi amasaha yarageze. Kangende ntacyo mwari mukoze. Ngangwe no nkugeze ku irembo mwana. Mwakoze. Taha. Nzamurira isukari ntibijye biba. Cyo tuma umuntu atiyicira undi ubundi. naho ubundi reka nkubwire Diya buriya njyewe hano n'inyama ubanza hari nari no gupfa uzi ko nagezeho nkagira ngo ndatwite ndazitwariye kuzo nk'ubwo nkaho gusapiki kandi Diane dore tumaze kuneneka ibuno ibera ntirikuze reka nze nkwereke uraje vuba utwarira ikinonko utwarira itafari uzajya ibiryo bigugune bagira ngo uri umuyede urimo guhereza abafundi bari kubaka mu nzu mu nda yawe. Waretse kubwira umwana ibintu nk'ibyo. Ndamubwira ibintu nk'ibyo si wagana se. Yego ni hagana ariko hari igihe bitazamubaho niko abantu bose se batwariza ikintu. Ahundi tutse. Ubundi ndamugaba mwiza pe. Ariko nkubwije ukuri zimubeshye pe inzara yantejeje agaciro kare yewe data we yari insebeje neza neza nabaye umudari Sinareke kumbwira umuntu utabasha kwihanganira inzara n'umunsi umwe utageze ari igice cy'umunsi. uziriya nzara se pe inzara ya kare yandiye irandye cyubahiro kiranshika usiko nagize ngo hari n'indogano cyangwa harabona irenze. Nukuri da se bibaho anzarura nukuri nese sipe ntubizi ko ndi umugabo mwiza si ndi umugabo mwiza ariko ndakubwira ngo inzara yaje irafata iranterura nkiteruye agafuka karimwe amababa irambebetana iragenda interekaho umwanzi ashaka neza gutya neza nuko rero iraguteruye gushyizaho umwanzi ashaka hanyuma umwanzi
araza arakongorera mu matwi yawe ati genda ufate imyenda y'umugore wawe uyigurisha. Ukuri kw'Imana da ndakubeshya se niko byagenze rwose. Ariko se wajya ureka kumbeshya kuko ubu tubonye imyaka mike ku buryo ntakuze. Ntabwo wagiye kugenda umaze kubwira Diana ukamubwira uti ngiye gufata yaba ibyahi yaba inkweto yaba ibikwembe yaba amashakoshi ngiye kuyafata nimba mutangura inyama uyu munsi ni ntazirya. Ntabwo wimubwiye ngo ugiye guhita ujya kubigurisha. Uramureba iki? Akodeya ntawe ugira ubugambo kandi wakana uremye mu bujajwa. Este uraho? Muraho. Ariko kuki wigize indyarya nyirama? Kuki wigize indyarya? Ubwo buryarya bwose ubukura. Ese ni igiki gituma unzira mu rugo ufite umunabo ngana urye Esther? Wabaye iki? Ntawe ugira se. Arewe ariko nyirama. Kubizi neza ko Rurinda ari umugabo wanjye. Icyo kuba warabyaranye nawe ko nanjye nkizi wamba bari ukandekera umugabo ukubona twari twibaniye mu mahoro koko nyirama ukandekera umugabo ukareka kuntwarira umuntu. Ngo mutwara njyewe? Mutwara se mujyana he? Umujyana he? Ubu ushatse kuvuga ko ibyabereye muri iriya nama byose ntabyumvishe. Sinari mpari, sinabikurikiranye. Ese mama, Esther ni ibyo ngibyo uvuga? Ibyo wumviye muri iriya nama nyine nuko nguko biri. Ubwo se kuki ushaka kunjijisha? Kugira ngo se buri koko ambwire, ayerura nabibwira abantu bose ko wowe hano yahazanye na Rurinda sebu agasanga hari ikigabo ufite. Kugifite wagumanye icyo ukareka gutwara abagabo babandi koko nyirama. Ariko wowe udakabije muri no mudugudu wose wa Gatoto. Hanyuma kuba uwo mugabo yaba ari hano bikurebaho iki? Bindebaho iki? None se nyine aho bitandeba ni he? Ko umufite washimye ngo ukareka gutwara Rurinda na Seburi kogo. Ariko ubwo kubona utarakumemukira nyirama ukamfatira umugabo ukamugumana nyirama reka nkubwire nubwo ushobora kundenza amavi ariko nanjye iyo nkushoboye mba nkukandagiriye hasi we tukamvira mu rugo nani isoni erega nakwiboreye urumva urugambo munzana mvira mu rugo nyirama reka mvira mu rugo akagore kandi